kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Imana yacu ni umugenga w'ibihe, imenya byose n'ibitara.
cyacu. Reka nsabe umushumba Revera Pasiteri Sharire asenga Imana ayisabe kuza kubona iki gitaramo. Gahunda zose zize kuyoborwa n'Imana. Ababishoboye turakomeza tuhagarare, abatabishoboye nta kibazo nabo twasengera uko buri muntu wese hamwe n'umutoza w'umuco ndetse na marene. Murakoze cyane kugendana natwe, atereka twakirane hano mu muryango iwacu. Turaza guhuriza ibyo birahuri hagati twese twegeranye kugira ngo twifurizanye ku buzima bwacu, tuzamuye twegeje hejuru kugira ngo bashyirwe kudufata.
umugoroba mwiza duhaye twebwe abaturutse hirya no hino tuza kwizima wabanye nabo mu muteguro wose bari barimo muri uyu mugoroba rero tumuhaye ikaze kugira ngo gahunda zose zigire umuyobozi wa gahunda igaragaza Imana ishimwe n'icyubahiro no guhimbazwa bitugarukire uhereye no mu kazi kose duseze Imana mu izina rya Yesu amen.